Mwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka ngwikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi byanze kubera impamvu runaka nawe utagizemo uruhare, ariko komeza ukore cyane, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Prophet Noheli ugashati keza cyane. Ndabona umeze neza. Ya ndashima Imana na mahoro. Amazina ni Prophet Byukura Bagirana Noheli, umukozi w'Imana. Ndashimira Imana ko ariyo yonyine yemeye kuduhuza n'izi. Mu gihe cya Noheli wa nyawe ntago twari turi kumubona, nawe wari waraburiye. Shana bimaze iminsi mpuza ariko ndahari. Nari narafashe umwanya wo kwiha gusenga nkaba ndetse kujya ku mateleviziyo cyane. Kuko gusenga nibwo buzima kandi niyo mibereho y'umukristo ukuri ubaha Imana n'abantu. Cyangwa watinye kuntu bari kukuvuga. Uruvugo rwo ntagiye ibyumweru bishize byari bya Noheli. Abantu bazavuga aruhi kuko ntabwo wakuza ko abantu bavuga kandi nukora ikintu ukabona abantu bose baragishima, uzamenye ko utarakomera kuko Imana izakunyuza mu bikomeye. Ibanza kunyuza izakugira umuntu ukomeye, donc sorry, ibanza kukunyuza mu bikomeye. Utekereza yuko kiri ari ikigeragezo wari uhuye nacyo cyo kugira Imana irebe gukomera kwawe? Hari igihe Imana igushyira ku munzani kugira ngo irebe ibiro byawe. Kabiri njye nkunda kubwira abantu ngo ishyari ni ishuri ryanyu, mu muntu yiga agahita ahinduka umurozi. Buriya abantu nibaguhagurukira ntuzajye ngo hari iki. Baguhagurukiye kubera ishyari se Nohe? Ni ishyari kubera ko umuntu witwa Kayini yagiye kwica Abeli murumuna we. Yego. Amuziza ishyari ry'uko Imana igize gute yashimye igitambo cyiwe. Rero hari igihe muri wacu wivuga butumwa, muri uko gukorera Imana, muri uko gutambutsa ubutumwa bwiza, Imana guha ikintu cyitwa kuzamuka, kaguha favor. Yes, abantu bakabirakariramo abashaka kukuroga no kukwica no kukugira nabi. Utekereza yuko hari n'ababigerageje kukwica? Hari benshi babigerageje, imitego ya gereza bakajya bayidutega, ariko Imana ikadusimbutsa kuko bavuganye n'Imana. Shewa na pole cyane Noheli we. Hanyuma Nohe, ko bivugwa yuko biriya byose atari imitego y'Imana ahubwo ari Noheli wabipangaga? Icyo navuga, ngira ngo abantu barabigerageje bavuga nk'uko nguko uri kumbaza nk'umunyamakuru. Yego. Ariko birabashobira birabacanga. Nawe warabyumvisha ntabwo njyewe byo ndi kuvuga ari amatiku. Yego, aho nk'umuhanuzi Theogene nibishaka n'uwitwa Pascal bagerageje kumpiga nabo bakankubitira mu isantere batsinda bashaka kunendeka. Imana ikamfasha. Nibishaka umuhanuzi se? Yego. Ntabwo yabikora umuhanuzi w'Imana. Byarabaye ku mugaragaro ku manwa y'ihangu nko mu saa 7. We n'uwitwa Pascal baranendeka, umwe afatira mu mukandara umwe afatira inyuma. Mu bantu barafutura abahanuzi. Ariko icyo nashimiye Imana nuko yiyambaje inzego z'umutekano zibasha kundenganura kuri RIB. Nanjye nk'umuntu w'umukozi w'Imana bansaba imbabazi. Mbasha gutanga imbabazi kuko imbabazi ijambo riravuga ngo nutagira mwene si imbabazi nawe ntago uzazigirira. Yego. Hanyuma Nohe. Yego. Uvuga ngo Imana yaguhaye favor, hanyuma Imana iguha favor gute yarangiza ikakwaka uwo wari wakunze cyangwa uwo yari yakweretse yuko mugomba kubana? Abivuga yuko Imana yaguhaye yuko ugiye kubana na madamu Asia, hanyuma urongera uravuga ngo Imana yabivuyemo ngo yabihinduye. Icyo navugaho umunyamakuru Eric ni iki kintu kimwe, ujye wiga kugira ibanga mu buzima bwawe. Nutiga kugira ibanga, yego, abantu bakarimenya. Ntabwo ubundi ikintu cyitwa ibanga ari uko abantu bakiziranya hari babiri. Hanyuma iyo hajemo wa gatatu ikintu ntabwo kiba cyitwa ibanga. Utekereza yuko Imana bihinduye kubera ko Noheli yabivuze ibanga akarireka? N'Imana nikubwira ngo Eric mwana wanjye nzaguha imodoka, kandi uzakugira umuntu ukomeye. Hanyuma wowe ukaza ukavuga ngo njyewe kubera ko Imana yambwiye imodoka, ukaza ati Imana yambwiye imodoka, ukabwira abantu bose ati Imana. Harimwe abazayizinga, harimwe abazakuvuma, harimwe abazagutegurira planka zo kugira ngo bakwice ya modoka, ntuzahabwe byasezerano ry'imodoka, ntuzabigereho. Rero mu yandi magambo nabuze ikintu cyitwa ubwenge. Mbuze ubwenge kandi ijambo ravuga ngo nubura ubwenge nzabata, uzabavaho. Nabuze ubwenge hari ahantu Imana isa nk'ahibyeyo. Usigara mu kibuga wenyine? Usigara mu kibuga njyenyine. Gusa imbwira ijambo rikomeye ngo numva ngo hariya sinzajyana nawe, nunahatiriza nzakureka, ariko nzagushyiraho ukuboko kwanjye kugira ngo abanzi batazakwica gusa. Ariko ibindi by'isezerano nagusezeranyije kuko wamvuyemo
ukaza ugashyira ibintu hanze ndi Uwiteka naguhaye uburenganzira biranda bikwambuye Imana ijya yisubiza ibintu yaguhaye ubu Imana ishobora kuvuga ngo nese Mose ni mwabibonye yaramubwiye ngo uzagera i Kanani akora ikosa rito cyane abura ubwenge abuze ubwenge Imana irangije iramubwira ngo kiritegereze kiriya gihugu cya Kanani kirebe ati nakibonye iramubwira ngo ntabwo uzakigiramo ahubwo kizagerayo Kalebu na Yesuwa n'abandi b'Isiraheli rero Imana haranabuze ubwenge ariko ndashimira Imana ko ubu yampaye ubwenge ndetse niteguye no kuba wabimenye nyuma yuko wabuze ubwenge imaze no kuguha Ariyakuru na Ariyakuru nawe akaba yaraguciye mu myanya y'intoki. Oya ntabwo Ariyakuru ari Imana yamumpaye. Ni wowe wahise kwifatira umwanzuro nka Noheli. Amarangamutima mu rugero rwa buri munsi njya nkunda kubivuga nshobora kuba nkunda Eric nkuko Joyeuse yazavuga ati nkunda Juno dore imboga akazavuga ati Bruce Melody ndamukunda mu muzo nawe bakamuhuza nawe naje donc kuvuga ndashaka umuntu umeze nka Ariyakuru ufite mico nkiye cyangwa se ndamukunda ndumva mwikundira ndifuza kuzahura nawe nibyo nashaka kwerekana ntabwo muri wowe wari ubikoze nk'ihungabana nka depression uravuga ati none mbonye nka Ariyakuru mbonye umuntu umeze nk'uyu Imana birabivuyemo amarangamutima yafashe akazamu umuntu umeze nk'uyu Imana imfashije nkahura n'uyu muntu nkaba namubaza ese ibi bikorwa babigezeho gute ese kumbona uri umuntu w'imico myifatire ahantu hose nubwo buryo nashaka navugaga nkunda Ariyakuru ntabwo ari uburyo kuvuga ngo ndashaka kumugira umugore cyangwa se ngo Imana yamumaye none tuganire nk'abantu b'inshuti two kugira ibintu byinshi duca hejuru ntago ari ibanga hari umuntu umwe wigeze kutuganiriza atwara abantu nka batatu aratubwira ngo kariya ni agapangu wari wapanze na madamu Asiya wowe ntabwo wigeze ubyumvaho abantu benshi barabivuze ariko ntabwo nizera ko umumama nk'uriya wubashywe mu gihugu ufite indangagaciro za Gikristo ubaha Imana n'abantu yego yaza kubwira Noheli ngo dupange ibintu abyungukire hese akuremo iyihe nyungu asari inyungu yo kwizana ku mihanda kugira ngo abantu bamutuke yego bagiye twumva ngo ba Pastor Mutesi batanga amafaranga kugira bakomeze bavugwe bakomeze bamamare bariya niba ari korera mubyeyi n'umukristo ntabwo yabikora ahubwo abandi ni abapasiteri kazi n'abapasiteri icyo navuga yego njye mvugisha ukuri buriya ntabwo uriya mudamu yigeze asanga ambwire ngo ndakwishyuye ngo mvuge cyangwa se ngavuge ngo ndagusabye ugenda umvugeho ni Imana yanyeretse yerekwa ariko mbura ubwenge hanyuma nyuma yo kubura ubwenge inegeka no kuza gusaba abanyarwanda imbabazi n'isi yose wazisabye imbabazi narazisabye mbwira isi yose ati mumbabarire ko Imana yambwiye ko yabivuyemo ko nabuze ubwenge na n'izi saha umuntu ukurikirana na Prophète Byukuri bagirana Noheli akumva hari amakosa mwiyumvamo cyangwa amushinja ambabarire ariko nanamurikira isi yose noneho kuri gukomeye abantu batari bazi mbabwira ngo ibintu by'imijagararo nabivuyemo yego byo kwirirwa niruka nk'abantu banyamakuru bambwira ngo ngwino ubundi kuvuga ibintu bibiri ndi kuvuga ngo ndifuza guha amakuru ica nimwe yewe na Yoro TV wenda yaje impamagara yo nkayiha yego cyane n'intoranwa kuko ari televiziyo zimwe mu zidatwika zidatwara mu kwezi bone ariko ndi gusaba Imana n'umuntu wese waba nkunda anwerereye kamera akayingurira akangurira laptop cyangwa se terapiye yego nakicara hamwe nkazamura cano yanjye akaba ari njyana ngahivuga butumwa bari nge ndirimbiraho abari nzajya nkoreraho niba ufite umutima kimwe no kubikora yabamagara kuri 078052 90 90 Imana yamuha umugisha amureho umugisha rero gahunda mfite niyo guhama hamwe akorera Imana ntabyo kurukamo ikindi nabwira abantu yego nuko nifuza kuba njyewe nka Noheli none ndumva ngeze mu kigero cyo kubaka niba atari ibanga ntuvuge direct wenda imyaka ariko nta n'umugabo utinya ku myaka ndumva ngeze mu kigero cyo gushinga urugo nkubaka nitwa papa kanaka umudamu akitwa madamu kanaka cyangwa se nkitwa bwana runaka ndumva umukobwa nkeneye kugira ngo nubake urugo nawe ukeneye umukobwa umeze uti ni umukobwa uzanyubaha akubaha abantu ukunda gusenga umukobwa ntabwo nshingiye ku bintu ntabwo ndambirije ngo afite amafaranga sindi buve ngo mwiza cyangwa se umuntu wubaha Imana cyangwa se umuntu wumva akeneye kuba yakubaka yego yakubaka bati njyewe mvuye mu kajagari n'umanya nyine kumuma uwo niwe Noheli ashaka niwe nkeneye nawe ntabwo ukeneye umwana wo mu gipangu se bya oya ndumva noneho nkeneye umuntu ngo mwamenye ibipangu sibyo nkeneye ndumva nkeneye umuntu wo kubaka ndumva nkeneye umukobwa w'umutima ndumva nkeneye umuntu njye ubwanjye
twamarana ubuzima bwanjye ndi ku isi kugeza igihe nzaburangiriza. Ndumva nafashe umwanzuro ko uwo ni umuntu nkeneye, sinkeneye ngo afite amafaranga kongera gusunda n'abakobwa warabiretse burundu. Ibyo bintu nabiretse kera. Icyo nkeneye ubu ngubu nkeneye umuntu ufite gahunda yo kubaka, uwo nguwo naboneka akamvugisha tugahuza, yaba aturutse muri Canada, yaba aturutse mu Rwanda, yaba aturutse i Burera, yaba aturutse i Cyangugu, yaba aho azaturuka hose simazi, ariko umuntu naza tugahuza nkabona ni umuntu ukeneye kubaka, azaza tugire gute uwo muntu yaza tukarushinga. Uwo muntu nkeneye apfa kuba yubaha Imana n'abantu, ndetse afite umugambi wo kuza kubaka nta bindi arambirije, atarebye ngo Noheli ni umukene, atarebye ngo bizagenda gute. Uwo muntu niwe nshaka. Urindiriye uzizana cyangwa uw'Imana izakwereka? Ntabwo ndindire ngo none Imana izanyereka. Umuntu uzumva yiyumvamo icyo kintu mubwira yuko yakubakana na Noheli cyane, hanyuma wowe ntabwo wajya kumushaka Noheli. Oya, nanjye ntabwo approaching umukobwa runaka umuterete then umusabe yuko mwabana. Ayo mahirwe arahari 100% yuko nashobora kuba natereta nkabikora, ariko ndifuza umuntu wumva yiyumvamo, adashingiye ngo Noheli ntacyo afite, adashingiye ngo Noheli nta bintu birenze afite. Mfite umutima w'urukundo kandi umutima wo kubaka nkaba umupapa. Umuntu wese uwo muntu niwe nkeneye. Nyine uwo muntu nta nubwo njyewe ndi kureba ngo azaba afite ibintu cyane azaba bifite, ahubwo nyine umuntu ushaka kubaka. Hari umukobwa waba waratangiye gutereta kugeza aka kanya, cyangwa Noheli no musa bitangaje ku nshuro ya mbere? Tuvugana nibwo bwa mbere mvuze ko nyine umuntu numva ashaka kubakana nawe, avuga ngo yaba ari Cyangugu, yaba ari mu mujyi wa Kigali, yaba ari muri Gasabo, yaba ari Kayonza, aho yaba hiri hose, yaba ari za Gisenyi, yaba ari muri Amerika, yaba ari Canada, aho ariho hose mu gihugu aherereyemo, uzanyandikira nkumva turahuje, nkumva ibyo nifuza, nkabona nyine nkumva njyewe nkamubwira ibyanjye, nawe njye nkumva ibye, nkumva ni umuntu wakubaka akavamo umumama. Vuba hanzubaka koko se Noheli nubwa mbere bitangaje, nta sheri mfite ngo ndindyarya ngo ndi kubeshya, ubu tuvugana nta sheri mfite. Koko se Noheli wahindutse? Noheli yamara amaje? Nahindutse, icyo ni kimwe. Nemerewe kuba burya umuntu agenda akura, hari ibintu agenda avamo, hari ibintu umuntu agenda avamo. Yego Noheli, iyo umuntu agenda akura hari ibintu agenda avamo, hari ibintu agenda avamo, hari aho agera kumva yabaye umuntu mukuru. Ko Pawulo yaravuze ngo nyiri umwana nakoraga iby'ubwana, ariko nyimara kuba umuntu mukuru nkora iby'abantu bakuru. Yego. Hanyuma Noheli, hari umuntu wakugiriye inama cyangwa niwe wifashe ku giti cyawe ukumva ukeneye guhinduka? Na muntu wanjye cyangwa nk'Imana ikagusanga muyereke ikakubwira ati Noheli mwana wanjye? Ubundi umukunzi wa mbere mfite cyangwa se umujyanama wanjye wa mbere mfite ni Yesu n'Imana, ariko kuri inshuro umutima nama wanjye uri kunyemeza kuba nava mu byo nari nsanzwe ndimo byose, ahubwo nkagira ibyo ngeraho. Ubu kugeza aka kanya yego Noheli afashe umwanzuro, ari Noheli iki noneho kugeza aka kanya? Icyo navuga, Noheli ufashe umwanzuro ni umukozi w'Imana, profeti, umuhanuzi ukeneye kuba yateza iterambere umurimo w'Imana, kubwiriza mu guhanurira abantu. Kabiri, ni umuntu wifuza kuba yazavamo muri ejo hazaza, uzabyara abana bakavuga ati turifuza kumera nka profeti byukura bagirana Noheli bamwe muri rusange mu bantu. Ndetse Noheli wa kera, Noheli bari bazi, Noheli wa wundi bazi nk'utagondwa ijosi, kamvuge gutyo, ntagondwa. Yego, Noheli bazi nk'umuntu ubeshya, cyangwa se bazi nk'uko barya abantu bavuga ngo Noheli ubeshya, Noheli wa wundi batiraga imishu, Noheli w'umwesikoro, Noheli w'umuteguzi wa Planka. Ntabwo ari kwameze, kuko ntabwo ndi umuteguzi wa Franka nk'uko mubivuga. Kabiri, ariko byaravuzwe, barabivuze, ariko nje guha abantu ukuri. Noheli wa wundi muvuga ngo ni imbobo, umwe mutera amabuye n'imijugujugu, umwe muvuga ngo ni akasa mutwe, umwe mugenda muvuga kuri imihanda mukamwita umusazi, umwe muharabika mukamusebya. Yagira ngo mbabwire ngo Noheli we na Yesu uri muri we ni abantu bazakora ibikomeye, kuko njye nkunda kubwira abantu ibintu bibiri. Nkababwira ngo akagezi kireti ni gakama, Imana izadufukurira Sarafati. Kabiri, nkababwira ngo nubwo isi yaduteje cyamunara, nimutuhanga amaso, ijuru ryaraturanguye. Rero uyu munsi wa none icyo nabwira abantu, nkeneye kubaka nkaba umuntu w'umupapa, nkahanura ibintu bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga. Kuko ubu tuvugana nicaye imbere y'isi yose.
shimira umumama umwe uri muri Australia ngira ngo yananyuze ku muyoboro umwe muri televiziyo zitwa Yoro TV aramamagara ariko twarasenganye abona imbaraga z'Imana. Rero icyo navuga rero ijambo ry'Imana muri Luka 7:13 riravuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ngo don't cry, aramubwira ngo wirira. Ushaka kuba ufite agahinda mu mutima wawe, ufite ibikomere, ariko humura Yesu icyamuzanye no akindi no komora ibikomere by'abantu. Nohe iki cyemezo wagikoreye nk'amasengesho y'iminsi ngahe erega ko biba bikomeye. Ijambo riravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira ukwiye kunyuramo. Yego. Ijambo rivuga ngo tuza umwana inzira agomba kunyuramo azarinda yivamo nta muntu y'umusazima. Nta wanyigishije ahubwo njyewe nka Nohe kugira ngo nce agasuzuguro k'abadayimoni ibibyimba by'abazimu mbikubite hasi abazimu na za karande n'inyatsi n'iki nuko ngomba kwambara impeta ngahagarara mu murenge. Uvuze impeta ndibuka ya mpeta wari waguriye Asiya warayibitse? Irya mpeta irahari. Hari undi mukobwa uzayambika kandi nababwiye Imana ko yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe. Cyakora ndayibwira ngo iri zina rya Asiya si ryo rizayambara ahubwo iyi mpeta izagumaha ya fiançailles uwo nzayambika. Yego uwo nzayambika njyewe nka profete byukura bagirana Noheli uwo nzayambika. Yego uyu muntu nzayambika azaba ari umuntu uzayambara kuko izabiriho ikintu cyitwa umugisha kuko narayisengeye iyi mpeta. Rero iyi mpeta ntabwo ari za zindi bagenda batoragura, narayisengeye ubwo nayizamukanaga umusozi nayisize mu rugo. Uzemera kuba fiancé wanjye niwe nzambika iyi mpeta. Nico numva nako ko yari Asiya Nohe aho ngaho yariye ubu uzayambika nizajye mujabuka. Oya ntabwo reka nkubwire ese umurozi yagiye kurogarogesha iki? Si amagambo agutongera akoresha amagambo. None se turi gusengera abantu kugira ngo bakire dukoresha iki? Si amagambo. Yego ushobora kuvuga ngo iyi mpeta yari Asiya ariko Mana wabivuyemo ntikiriye ariko ugiye kuza nawe iyi mpeta izamujyemo izamubera umugisha kandi izanamukwira cyane ko iyo wikoreye umutwaro utari wowe urakuremerera. Ndetse iyo ufite ikintu cyitwa navuga ngo baca umugani ngo iyo utazi yuva ntumenya niyonje. Ntabwo umenye iyujye. Kubera ko iyo njya amazi inzira ndi kujyamo myizi aho ndi kuva amazi yankunda kubwira abantu ngo ubwo Imana itatuvumye ndi kubwira abantu baduciraho iteka nibareke kwivuna kuko niba nabikora muri mayinde yabo bazaba bari guta igihe cy'umwanya wabo utazasohora. Hanyuma Nohe mu minsi ishize mu masaha makeya hacishikanye inkuru yuko channel ya Byukura bajyana Noheli Prophet bayitwaye. Iriya channel icyo nayivugaho mu by'ukuri hari umuntu wayikoragaho yarayihakinze ndetse amaze kuyihakinga igira ikibazo muri telefone yanjye ndacyabikurikiranye ariyo mpamvu nabaye nifashishije kandi gacano nafunguye kugira ngo abantu batambura kitwa Ihumure TV Rwanda niko gacano ndi kwifashisha muri iyi minsi niho abantu bari kunsanga ariko iriya channel ndi kuyikurikirana umuntu wakoze biriya ndifuza kumujyana mu nzego z'umutekano kuko iriya channel yakoreyeho biriya bintu niyo iriho email z'abantu banje bari hanze z'abari mu Rwanda z'abari mu bihugu bitandukanye kuko ikosa riri muri umuntu ari gukora ndimo ndandikira abantu cyangwa umuntu yanyandikira akabasubiza bakambaza ngo umuntu uri gukoresha email yawe ninde waguhakinze. Rero nta wundi aho nabimenyeye ko ari we nasanze ari umuntu nahaye access kuri channel yanjye kugira ngo ajye yaprodinga ibiganiro byanjye. Ibyo ngibyo ndaha abantu igihe kingana n'iminsi 3 ko biraba byamaze kurangira ariko muri iyi minsi bambuza nanze kwicara ngo nceceke ariho hari guturuka biri guturuka kuba nta kamera ngira ariho biri guturuka kuko na laptop ngira aho biri guturuka ko na therapy ngira ngo mbyikorere. Uyu muntu rero yaje nk'umuntu uje kumfasha mu buzima bwanjye ariko arashaka kunyiba igicano ubu tuvugana muri phone yanjye ntabwo irimo sinzi ukuntu yabigenjeje niyambaje inzego z'umutekano ziri kubikurikirana aribwo nahise ngana umwe mu bantu ndamubwira ngo ntabwo naba mvuye ku murongo kuri YouTube
kamfungura kandi gacano kitwa Ihumure TV Rwanda, mbe nkashyireho ibiganiro byanjye muri iyi minsi ndeke kwicara, ariko iriya cano ndi kuyikurikirana kuko namaze kuyishyira mu mategeko. uyu muntu wabikoze rero nta wundi ni umuntu tuzi nk'umuntu witwa Beni nuhe Beni pro w'umunyamakuru wakoraga kuri channel yitwa Umubano TV, ariyo yahindutse Savana TV show. Rero ndi kumukurikirana, niyemeje kumujyana mu nzego bamubaza impamvu ari gukora ibi bintu, babashe ko banamwambura email yanjye iriho abantu, kuko ejo ashobora no kuba yagambanira n'igihugu cyangwa akagira n'ibindi bintu akoreraho bibi, bakabibaza Prophete Byukura bagirana Noheli. Aho none nta makimbirane mwamufitanye mu bijyanye n'amafaranga? Ayo makimbirane y'amafaranga niba nahari, nibyo nshaka ko ari buze gusobanuka, yego, bikajya hanze ahagaragara, tukaba twasanga abunzi cyangwa byananirana tukiyambaza inzego za RIB zikabasha kudutabara, kuko ntabwo aka kanya ashobora kuba ashaka kuntwara cano, ariko email yanjye nayo iriho abantu, kandi abo bantu nibo bantu banje nizera, nibo bantu banje bari kumbaza ngo ninde muntu wakwinjiriye muri YouTube channel, akaba ari no guhakinga abantu. Ibyo mvuga niba unyandikiye ngo he, n'aba diaspora benshi barabizi, bamamagara bagasanga nimero yanjye, nimero yiwe, bakavuga ngo uri Prophete Noheli, ngo ntabwo ndiwe. Uri iki se mupfanye iki? Ngo ntacyo, ndi umukameramani. Barimbaza gute umukameramani atunga email y'abantu bawe muri telefone? Ni ikibazo. Rero ibyo nibyo bintu ushaka gukora abantu mu rujijo no kuza kugana inzego ngo ziturenganure. None reka dusoze ikiganiro, dusengera Imana dusoze ikiganiro. Murakoze, ariko sinagina nahaye abantu deseri y'ijambo riboneka mu gitabo cha Zaburi. Hari ijambo rivuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitaba. Kuko Imana wayikunze akaramata uzayambaza ikwambaze, nuyitegura izazibane nawe. Ndagira nkubwire ngo rero komera shikama, Yesu ari kumwe nawe, imbaraga z'Imana zikomeze zibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Dusuhuza na Irene, nabibonye ko yanyandikiye, nawe ari mu gihugu cyo hanze, ngira ngo maze iminsi musengera, maze iminsi ambwira ati nsengera hari igiterane ndimo cya Vestine na Dorcas. Mbasuhuza mbabwira ngo nimukomere, ndagomeza amasengere, Imana ibane namwe ho muri icyo gihugu murimo. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri ibyiringiro byacu, uri agakinga k'amakuba, ubereye maso abagutegereje kandi abagushakana umwete bazakubona ku manywa na nijoro. Dusengeye abantu bakurikiranye Yolo TV mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ngo bahe umugisha abadukurikiranye bari mu buzima butameze neza, ubahe ihumure. Dosti enema zobrere mando unidra. Urakoze Mana kubw'iki kintu mbwiye, tope enema henitando, ndakumva papa. Hari abantu bakurikiranye Yolo TV, Mana uhaye umugisha, ndetse uyu mubyeyi ufite abana bafite ubumuga bwo kutavuga bakurikiranye Yolo TV, ubaho umugisha. Kandi aba bana ndabasengeye ngo wirukane umudayimoni watumaga batavuga, ndetse uyu mudayimoni utera aba bana, ndabona uyu muntu ari mu gihugu cyo hanze. Urakoze ko umuhaye ubuzima, urakoze ko kandi aba bana biwe ubahaye kuvuga, wirukanye uburage butewe n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ukaburengeye aba diaspora, ukaburengeye abanyarwanda, isi yose ndetse n'igihugu cyacu ukabugihaye umugisha, n'icy'abaturanyi byinshi ukabubirengeye mu izina rya Yesu. Urakoze, amen.